Niwasalimie tena wafuasi wa masomo yangu ya Kiswahili. Naongere mbasuhuze abakurikira masomo yanjye y'Igiswahili. Leo tunaendelea na somo lipya. Uyu munsi dukomeje ni somo lishya. Somo la leo ni dira ya dunia. Isomo ry'uyu munsi turiga amerekezo y'isi. Dira ya dunia. Dira na agakoresho twifashisha turi kwerekana amerekezo y'isi. Icyo gikoresho hari mu zindi ndimi tujya tukita busole. Amerekezo y'isi rero ni ane nkuko dusanzwe tuyafite ahangaha ku gishushanyo nakoze. Amerekezo y'isi cyangwa se nkuko nababwiye ni ayakurikira: amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba. Aha nagerageje kwandika igihugu cy'u Rwanda, nkandikaho n'ibihugu bigikikije nkuko tubibona. Uko bisanzwe mu majyaruguru y'u Rwanda habamo igihugu cy'u Bugande, amajyepfo y'u Rwanda habamo igihugu cy'u Burundi, mu burasirazuba bw'u Rwanda hari igihugu cya Tanzania, mu burengerazuba bw'u Rwanda hari igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aricyo twita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uko twita yo merekezo rero mu Giswahili nuko: amajyaruguru tuyita kaskazini, amajyepfo tuyita kusini, iburasirazuba tubwita mashariki, iburengerazuba tubwita magharibi. Nkuko tumaze kubona rero ayo merekezo uko arane, n'ubundi hariho andi merekezo ashamikira kuri ayo ngayo ane maze kubereka. Ayo merekezo ashamikira kuri ayo ane nayakurikira: kusini mashariki, no kuvuga mu majyepfo y'iburasirazuba; kaskazini mashariki, mu majyaruguru y'iburasirazuba. Uko iki gice cyose kiri aha ni mu burasirazuba, igice kiri hasi cyose ni mu majyepfo, ikiri hejuru cyose ni mu majyaruguru, ikiri aha cyose ni mu burengerazuba. Ayo merekezo ashamikira ku yandi niyo dukomeje: kusini magharibi, no kuvuga mu majyepfo y'uburengerazuba; kaskazini magharibi, no kuvuga mu majyaruguru y'uburengerazuba; kaskazini mashariki, no kuvuga mu majyaruguru y'uburasirazuba. Aha hasi nagaragaje uko ayo mazina nagiye mvuga hejuru ameze. Kaskazini ni mu majyaruguru, kusini ni mu majyepfo, mashariki iburasirazuba, magharibi twabonye ko ari mu burengerazuba, kaskazini mashariki amajyaruguru y'iburasirazuba, kaskazini magharibi ni amajyaruguru y'iburengerazuba, kusini mashariki amajyepfo y'iburasirazuba, kusini magharibi amajyepfo y'iburengerazuba. Wapenzi wasikilizaji, wafuasi wangu, somo la leo linamalizika. Tutaendelea na masomo mengine. Wakunzi wanjye abadukurikira amasomo yacu, uyu munsi naho dusoreje isomo ryacu uyu munsi. Tuzakomeza n'andi masomo y'ubutaha. Mwibuke ko kudushyigikira ari ingenzi, mukora like, subscribe, share na comment. Kwaheri, Mungu awalinde.